Muraho nitwa Manishimwe Samuel nkorera chaîne ya YouTube channel yitwa Toka Santan. Nkaba nifatanyije n'abanyarwanda bose muri bihe turimo by'iminsi 100 yo kwibukwa genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Nje n'inshuti yanjye Iraguha David twakurikiye ibiganiro byatambutse kuri chaîne ya YouTube byagaragazaga Nebavuga Bavugwa yari yatambukije ku kinyamakuru Kigali Today. Uyu munsi wa none rero bimwe mu byo nibuka nkaba ngira ngo nanjye mbikomozeho kugira ngo urubyiruko ndetse n'abandi bantu bakuru bakoresha amagambo mabi bapfobya genocide yakorewe abatutsi babihindure, cyangwa se nimba wenda babikoreshaga batabizi neza babisobanukirwe. Twagiye icyambere nagarukaho nuko igihe hari imibiri y'abaje genocide yakorewe abatutsi igaragaye hamwe mu duce tugize igihugu cyangwa ahandi, batavuga ko hagaragaye amagufwa ahubwo bavuga ko hagaragaye imibiri. Ni imibiri y'abaje genocide yakorewe abatutsi. Yo ibintu nk'ibyo byabayeho umuntu kumva arimo aravugira ku ruhande ngo habonetse amagufwa, ibyo ngibyo aba ari ugupfobya, ituvuga ko ari imibiri. Igihe rero bagiye gushyingura imibiri yabonetse y'abaje genocide yakorewe abatutsi, ntabwo bavuga ko bagiye kuyihamba, bavuga ko bagiye kuyishyingura. Ntibavuga guhamba imibiri y'abaje genocide yakorewe abatutsi, bavuga gushyingura imibiri y'abaje genocide yakorewe abatutsi. Ikindi ntibavuga abacikacumu, babandi barokotse genocide yakorewe abatutsi, ntabwo bavuga abacikacumu, bavuga abacitse ku icumu. Bavuga abacitse ku icumu. Yivuze umucikacumu burimo urapfobya. Ikindi ntabwo bavuga ngo turi kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya, ntabwo bavuga ngo turi kwibuka ku genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya. Icyo gihe uba uri gupfobya, uravuga ngo turi kwibuka ku nshuro ya 31 genocide yakorewe abatutsi. Ikindi ntabwo bavuga ngo turi kwibuka genocide kugira bagahita barekera aho ngaho. Bavuga nimba uvuze turi kwibuka genocide unongeraho ngo yakorewe abatutsi ukabisoza. Uko ivuze genocide gusa umuntu ashobora kwibaza iyo ari koko habayeho genocide nyinshi mu bihugu bigiye bitandukanye ku isi. Byo murabizi. Ako tuko tw'ingenzi mbaye mbahaye nanibagiwe. Reka hari akandi ntago nasohoka n'ababwiye, kandi ntago bavuga ngo ariya ni amarembi y'abaje genocide yakorewe abatutsi. Ntago bavuga ngo tugiye kwirimba. Bavuga ziriya ni inzibutso z'abashije genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Bavuga inzibutso, tugiye ku rwibutso, tugiye gusura inzibutso z'abaje genocide yakorewe abatutsi. Ntabwo bavuga amarimbi. Urubyiruko rero dukoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, twirinde gupfobya, twirinde ibintu byaganisha ku byaha bya genocide, dore ko abakuru bari kuturega ko biri kugaragara mu rubyiruko cyane. Reka twikubita agashyi kubera ko nitwe Rwanda rw'ejo, nitwe twakwiye kuba tureba kure cyane, ubundi ibintu tukabigendanamo neza. Kandi nkomeze kwihanganisha abacitse ku icumu, ndetse twibuke gufatana mu mugongo dufata abo ngo bacitse ku icumu. Anje ndi Manishimwe Samuel, murakoze cyane. Iraguha David, nizere ko bino bintu bikunze, kuko umunsi twari tubikurikiye wifuje ko twabisharinga no ku bandi. Murakoze cyane.
n'amakuru aravuga hano mu Rwanda ariko mu buryo bw'imyidagaduro nuko Nyagiso Kanyabugande Olivier yasabye imbabazi nyuma yo gukora live ya TikTok itajyanye n'ibihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda turimo. Uyu ni Nyagiso wundi uzwi nk'umunyarwenya cyane, Nyagiso comedy kuri YouTube abazwi cyane, kuri TikTok ku ma live yaciye ibintu. Nyagiso arazwi, Nyagiso Kanyabugande kwagiye. Uyu Nyagiso Kanyabugande Olivier abinyujije ku mbuga nkoranyambaga zose. Kanyabugande Olivier uzwi nka Nyagiso asabye imbabazi abamukurikira n'abanyarwanda muri rusange nyuma yo gutegura live ya TikTok itajyanye n'ibihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi igihugu kirimo. Ni ibiganiro uyu munyarwenya yari ayoboye agihuriyeho n'urubyiruko rumukurikira batera urwenya, yewe n'uwagerageje kubakebura bakamwima amatwi. Nyuma yo kuva kuri iyi live yari yateguye kuri TikTok, Nyagiso yasubiye ku mbuga nkoranyambaga ze atambutsa ubutumwa bwo gusaba imbabazi yisegura ku bakurikiye ikiganiro ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ubutumwa bwe Nyagiso yagize ati: aka kanya nje hano gusaba imbabazi abantu mwese mwari munkurikiye kuri live nakoze kuwa 11 Mata 2025 saa 3 za nijoro kuri TikTok, aho nje n'abagenzi banje twari kumwe tuvuga ibintu bitajyanye n'ibihe turimo byo kwibuka ku nshuro 51 jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munyarwenya yakomeje asaba imbabazi ati: nsabye imbabazi abanyarwanda mwese muri rusange, cyane cyane abo byakomerekeje. Ndashishikariza urubyiruko n'ibyamamare gukoresha imbuga nkoranyambaga neza kugira ngo duhashye abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yabwiye igihe ko bagiye gusesengura ibyakozwe hakarebwa icyakorwa. Ati: ikibanza ni ugusesengura ibyo yakoze, hanyuma umwanzuro uzafatwa nyuma. Ubwo yari abajijwe niba ubutumwa amaze iminsi atanze bwo gusaba abahanzi gukoresha imbuga nkoranyambaga zabo barwanya abakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, abayihakana ndetse n'abayipfobya, umuvugizi wa RIB yagize ati: kwigisha ni uguhozaho, ntabwo wakwizera ko ubutumwa watanze bwumvishwe na bose. Hari abinangira gusa tuzakomeza twigishe ariko tubijyanishe no guhana. Mashimwe Samuel, igihe.com.